hari igihe umuntu aba yaragukundaga cyane ariko nyuma agahitamo kwigendera, kandi ikibazo kibabaza abantu benshi ni iki ngiki. Ni iki cyahindutse? Ntacyo. Hari igihe usanga nta cyahindutse, ariko ukuri ni uko relationship nyinshi ntizisenyuka ku kanya, ahubwo zisenyuka buhoro buhoro kubera ibintu bito bito abantu benshi bagenda birengagiza buri munsi. Buri ibintu abantu birengagiza buri munsi bito bito nibyo bibyara risike nyinshi cyane, rikabyara risike ikomeye, rikabyara ibintu bitarapfa gusenyuka ku kanya. Ariko uyu munsi ngiye kukwereka ibintu 7 bishobora gutuma umuntu akuvanaho umutima even niyo yaba agukunda cyane, kubera ko urukundo rugira kwitabwaho rujyana ke. Wicyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku mpera zayo, kubera ko niyo byarakubaye cyangwa bitarakubayeho ndakeka kurangiza iyi video wasobanukiwe kandi wakuyemo inama zifatika. Wicyo usabwa ni ukurikira ino video, kandi niba ngombwa ukabona iyi video yagufashije cyangwa se hari undi muntu yafasha uyimusharinge. Niba munyemereye mureke tutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni ukura respect. Urukundo rushobora kwihanganira byinshi, ariko disrespect isenya umutima w'umuntu bucece kandi ni mbi cyane kuko irica cyane. Buriya biragoye kubyumvisha abantu yuko respect ari ingenzi mu buzima bwacu, ariko ushatse wabyumva kubera ko respect ni ingenzi mu buzima bwacu, ko naho yabuze urukundo rubahirima burundu. Amagambo mabi, gusuzugura partner imbere y'abandi, ibyo bituma urukundo rukonja buhoro buhoro. Buriya respect ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Respect is very important in our daily life. Ni ingenzi cyane n'urwano byinshi byirengagiza, ariko mushatse respect mwayumva mukanayikurikiza. Naho ikintu cya kabiri ni ukumwitaho nka mbere. Mbere waramwandikiraga ukamwitaho ukamwishimira pe, ariko ubu ngubu ifoto yaragabanutse ku rwego umuntu atakwiyumvisha, kandi umuntu iyo yumvishe ko atacyitaweho umutima utangira kurekura. Kandi nawe byakubaho, kuko gukunda utagukunda ntinyumvirwa mu ishyamba, kubera ko nawe ukunda utamukunda, buri wese akunda umukunda. Naho ikintu cya kabiri ni ukumwitaho nka mbere. Mbere waramwandikiraga ukamwitaho ukamwishimira pe, ariko ubu ngubu ifoto yaragabanutse ku rwego umuntu atakwiyumvisha, kandi umuntu iyo yumvishe ko atacyitaweho umutima utangira kurekura. Kandi nawe byakubaho, kuko gukunda utagukunda ntinyumvirwa mu ishyamba, kubera ko nawe ukunda utamukunda, buri wese akunda umukunda. Naho gatatu, kubeshya ubudasiba. Trust ni foundation ya relationship. Iyo umuntu ahora afata ibinyoma, confidence irapfa, kandi trust iyo yamenetse kuyisana cyangwa se kuyirema biragwana cyane. Gusa abantu benshi babikurikiza kubera ko ibinyoma babyungukiramo. Gusa ubyungukiramo ariko ubeshye umuhemukiye, ariko umuhemukiye ntawe utisize, kubera ko biratinda bikaza, ariko nayo ingaruka zikakugeraho. Niyo mpamvu rero kubeshya nta cyiza kirimo, bibaye byiza twabyirinda ndetse tukanabyamaganira kure. Naho ikintu cya kane ni ugukunda control excessive. Gukurikirana buri kantu kose buriya si byiza cyane, gusa turabikora, ariko biba byiza nabyo twabireka. Kugenzura phone buri gihe, ibyo bituma relationship iba prison not peace. Gusa ibintu babikurikiza, kubera ko niyo ubikoze aba uri kwiyangiza umutima wawe. Gusa wowe uzi ko uri kugenda mu nzira nziza, ariko nyamara uwo murongo siho. Naho gatandatu, kutaganira ku bibazo. Ikibazo kidakemuwe gikora gahoro gahoro kikiyongera, resentment ikiyongera kuri gutakwiyumvisha, naho distance nayo ikiyongera ku muvuduko uri hejuru. Buriya communication ni ubuzima bwa relationship. Sene mpamvu mutabyumva, ariko uko ibibazo bigenda bikura gahoro gahoro ni nako risk igenda ikura. Uko bikura niko risk ikura, kugera ubwo aho ibibazo bigeze ku rwego mutabasha kubikemura. Gutyo rero muba murimo kwikura risk ku rwego rwo hejuru, bibe byiza twabikumira, byangombwa tukanabireka. Naho gatandatu, gushyira abandi imbere ya relationship. Partner iyo uhora wumva utari priority, umutima wawe utangira kugenda buhoro buhoro. Abantu benshi batandukana kubera feeling yo kutagira ubwoba. Buriya kutagira ubwoba ni indwara mbi cyane, niko umuntu yabyita, kubera ko bikuza amahirwe amwe namwe. Kandi gutandukana n'umuntu siwe bigira ingaruka gusa, kubera ko nawe bikugiraho ingaruka mu gihe gito cyane, ntutinda kubona yuko nawe wibeshye. Niyo mpamvu rero gucyo dukwiye kubirwanya. Naho karindwi, kwibagirwa kwikunda. Umuntu utikunda akenshi n'ahandi ntazashobora, kubera ko ngiga kurisha ihereye ku rugo. Byumvikane ko nibidahereye ku rugo na kure ntizashobora kwarisha. Ibyo bitera insecurity, dependency excessive. Relationship nziza itangirira kuri self love.